الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفاه محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه. أما بعد، dutangiye twikinga kuwiteka Allahu subhanahu wa ta'ala ko yaturinda shaytani wavumwe, dutangiza izina rye mu kuri utangije izina rye bismillah, ibyiza bisakara n'umugisha ugasakara muri gahunda ze, dusaba Allahu subhanahu wa ta'ala ko muri iki cyicaro dukomeje Allah yadusakazaho ibyiza, Allahumma amin. Turamushimira ukuri ko kumushimira kubw'ibyiza tugenda tugeraho, dusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana ko byamusakaraho n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikiza kuzageza ku munsi w'imperuka, dusaba Allahu subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri abo tutiyibagije cyangwa se tutirengagije gusabira wa muntu ufata umunsi cyangwa se ufata umwanya we agasoma Qur'an ndetse n'umukunzi wayo. Amma ba'd, dukomeje rero igitabo cyacu 40 majlisa cyangwa se ibyicaro 40, igitabo cyigisha kinazamura imani y'umuntu bitewe n'inyigisho zirimo. Ubu tukaba tugeze ku cyicaro cya gatatu. Twahereye ku cya mbere aricyo azkaru sabahiyya wal masa'iyya, tujya kuri azkaru za nyuma y'iswala y'itegeko. Ubu ngubu noneho tugiye gutangira icyo bita al-kunuz ma baina al-adhanaini, ibanga n'umutungo uri hagati ya adhan ebyiri. Adhan ebyiri ni izihe? Turaza kuzireba nk'uko umwanditsi rahimahullah abitubwira. Igitabo cyanditswe n'umushekh ukomeye witwa Abdurrahman al-Hudhaifi, Imam al-Haram Nabawi, cyangwa se akaba ari na imamu wa haramu ya Madina. Dukomeje rero al-kunuzu ma baina al-adhanaini, ibanga cyangwa se ibyiza n'umutungo uri hagati ya adhan ebyiri. Izi adhan ebyiri al-muradu bihima cyangwa se al-murad muri izi adhan ebyiri ni adhana y'umuhamagaro imwe dusanzwe tuzi ndetse na iqama. Mwansi rahimahullah aratubwira ati hinama yunadi almunadi hayya ala salah, iyo uhamagara, ubwo ni muadhin, twe dukunze kwita Bilal. Undi Bilal ni izina ry'umusahaba Bilal bin Rabah radiyallahu anhu, akaba ari n'umwe muri ba muadhin cyangwa se mu bantu bahamagara batora adhan wa mbere w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Na adhan ikimara kuboneka cyangwa se ikimara guhishurwa, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yarababwiye ati muyigishe Bilal ayitore kubera ko ari we ufite ijwi riranguruye. Iyi adhan tureba ifite ibyiza byinshi cyane, kugezaho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagaragaje ko abantu batora adhan baba Bilal mubona cyangwa se ba muadhin, ku munsi w'imperuka aravuga ati atwaluhum a'naqa, bazaba bafite amajosi maremare kurusha abandi bitewe n'uko bahamagaraga cyangwa se bahamagariraga abantu ibyiza. Umwanditsi rahimahullah agakomeza atubwira ati iyo uhamagara hamagaye agira ati hayya ala salah hayya ala al-falah. Hayya ala salah bisobanuye mugana amasengesho, muze mugana isengesho. Hayya ala al-falah, muze mugana ibyishimo. Fahuwa nida'un azim, uyu ni umuhamagaro uhambaye cyane. Tamtahinu fihi an-nufus an maddi sur'ata istijabatuha lihadha an-nida'. Ni ukuvuga ngo uyu muhamagaro iyo bavuze hayya ala salati hayya ala al-falah, ahangaha noneho ikigeragezo cyangwa se niho umuntu atangira gutandukanya abantu bafite ibihembo kurusha abandi. Iyo bavuze hayya ala salah
hayya ala al-falah, abatsinze bahita bahaguruka bakajya gusara. Ariko abatazi intsinzi iri muri uyu muhamagaro barakomeza bakikinira dame, bakajya mu byicaro mu bijiwe, bakajya mu bindi bitandukanye. Ahangaha niho noneho amasawa batangira noneho kubara, hagatangira hagatandukanwa umubi n'umwiza, uwitabira umuhamagaro n'utitabira umuhamagaro, uwazindutse n'utazindutse. Hano niho babitandukanyiriza, ari byo bikunze kuvugwa n'abantu b'ubu ngubu bavuga ati niho utandukanyiriza irondo n'ibisambo. Hanyuma umwanditsi akagira ati fayatafawatu al-khalq fi dhalik, hanyuma noneho n'ibiremwa bigatandukana ibyiza kuri uyu muhamagaro. Fa innama liman faz, kuri wa wundi watsinze niwe turi buganireho, wa ajaba al-musri'a, akahita yitabira uwo muhamagaro, ila ta'ati llah, aje kubaha Uwiteka, aje kugaragira Uwiteka, aje kubamira Uwiteka. Wa hinama yajid kunuzu azima, uyu nguyu ahasanga ibanga ryihishe hagati muri izi adhan ebyiri, ubwo ni adhan isanzwe na iqama. Ibyiza byinshi bihatse, cyangwa se uyu mwanya uhatse ibyiza byinshi. Fi hadhihi al-istijaba yus'ab husulaha, biragoye kubigeraho, lakinnaha taduru ala thamarati azima, ariko bifite ibyiza byinshi cyane tugiye kureba. Tusaham fi salah al-qalb wa thabatihi, ibi byiza tugiye kureba bituma umutima utungana ndetse ukanatekana ukanashikama. Wadunaka 13 kanzan fi nuqat at-taliya wa hi, hano tugiye kureba ibintu bigera muri 13 ushobora gukura, cyangwa se byibanga byiza birundanyije ibyiza byinshi, harimo umutungo mwinshi hagati ya adhana na iqama. Gira ngo wenda dukurikire neza, ku bantu bashaka ko ibyo bintu 13 baza kubibona insha Allah, ubwo ngubwo baraza kwinjira muri groupe nari nanditse, nabigize talkhis cyangwa se nabyanditse mu ncamake kugira ngo abantu baze kubibona banabikurikirane insha Allah. Ubwo niturangiza ikiganiro cyangwa se icyicaro, turaza gutanga umwanya insha Allah binjira muri groupe binjire, ndetse tubahe n'ibyo bintu ku bantu bashaka gukurikira izi nyigisho, kuba dahari wenda bazazikurikira kuri YouTube insha Allah. Hanyuma ibyo bintu 13, icya mbere ad-du'a al-malaika lahu bil maghfira, Allahumma ighfir lahu. Icya mbere iyo umuntu yitabiriye uyu muhamagaro, iyo muadhdhin avuze ati hayya ala salati hayya ala al-falah, abamalayika bahita batangira gusabira umuntu winjiye cyangwa se witabiriye uyu muhamagaro, kubera ko iyi adhan ni umuhamagaro. Uyu muhamagaro rero kuwa witabiriye ari we tuze kuganiraho, abamalayika bamusabira guhanagurwaho ibyaha, bakabwira Allah, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Uyu muntu ya Rabbi ukwitabye, witabye uyu muhamagaro, Mana turagusaba umubabarire. Ntabwo ushobora kubibona ahandi bavandimwe wa Islam, ntabwo wabibona ahandi usibye muri uyu muhamagaro, hanyuma ukawitabira. Icyo ni icya mbere dukura muri uyu muhamagaro. Icya kabiri, du'auhum lahu birrahma, sinibyo gusa abamarayika baricara bakagusabira impuhwe ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo Allah yagiriye impuhwe ibyiza byose bimusakaraho, uwo Allah yagiriye impuhwe Allah amusimbutsa ibibi byinshi. Hari igihe umuntu aba ashaka gukora ibibi ariko Allah akamutambutsa. Ntabwo ushobora kugirirwa impuhwe utazisabiwe, cyangwa se utazisabiye, cyangwa se Allah atazikugiriye. Kandi uwo Allah yagiriye impuhwe aba ari umunyamahirwe ukomeye cyane. Hanyuma iyi dua nayo ukayisabirwa n'abamarayika kiraman katibin, Allah yatatsa abamarayika yaf'aluna ma yu'marun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, nibajya basuzugura Allah bakora icyo abategetse. Aba ni abanyacyubahiro bavandimwe Islam baba bari kugusabira.
no mu bintu bituma idua yakirwa no gusabirwa n'abantu badakora ibyaha cyangwa se n'ibiremwa bidakora ibyaha. Icyo ni icya kabiri turebye. Icya mbere, abamarayika bagusabira guhanagurwaho ibyaha, abamarayika bagusabira kugirirwa impuhwe. Nanone duauhum biqawlihim Allahumma tub alayhi, ndetse bakanagusabira ku dua ikomeye, mana mwakirire tauba ye. Bavanywe Islam, nta kintu gitera umutima ukomeye nko kutakirirwa tauba. Bavanywe Islam, ibintu cyangwa se amakosa yacu niyo atuma tugwa mu bibazo. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yakundaga kutubwira uti tujye dusaba na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dusaba Allah ko yaturinda inabi imitima yacu ndetse n'ingaruka z'ibikorwa byacu. Allah nawe ati fama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, nta bibi bibabaho usibye ko biba byaturutse mu maboko yanyu, wa ya'fu an kathir, ariko Allah abababarira byinshi. Hanyuma umwanditsi rahimahullah agakomeza ku cyakane agira ati abamarayika si n'ibyo gusa baragusabira Allahumma salli alayhi. Ibaza abamarayika bari kugusabira wowe, mana muha amahoro, muhundagazeho amahoro n'imigisha. Ubwo busabe ntabwo wabubona kereka wa wundi wumvisha umuhamagaro, wa muhamagaro uhamagarira abantu kugana amasengesho, wa muhamagaro twumva buri munsi ariko tukirengagiza, wa muhamagaro rimwe na rimwe tutazi iyo waturutse bitewe nuko tudaha agaciro ibintu bya Islam. Aka kanya urubyiruko ruritariye kukubwira ikintu cyose imvo n'imvano, ariko byagera ku dini ryabo wallahi ntabwo mbizi. Iki ni ikibazo gikomeye bavanywe Islam, ari nacyo twakagombye kuvanaho cyangwa se gushaka uburyo dukuraho, tugashaka ubumenyi ku dini ryacu, tugashaka ubumenyi ku dini ryacu, kubera ko ni n'itegeko. Ayo ni amaduwa usabirwa n'abamarayika, bigeze muri bine ari amaduwa gusa, bibaze gusabirwa uje gusara. Hanyuma icya gatanu harimo salatu nafila, harimo iswala z'imigereka. Nta muntu ushobora gusara iswala z'umugereka keretse uwitabira. Muzabicunge murebe, abantu basara iswala z'imigereka ni abantu bazindutse, wakererewe ubwo biba bihwaniyemo. Kandi iswala z'imigereka murabizi, umuntu uzasara iswala 12 z'imigereka bizagenda gute? Allah azamwubakira ingoro mu ijuru, kandi ndizera ko umuntu adashobora kubakisha ibyo atazabamo. Bavanywe Islam, iyo ni domano y'ijuru cyangwa se ni garanti y'uko uzahabwa ijuru. Abantu bubaka barabizi, kubaka biragoye, ariko ushobora kurara wubatse inzu mu ijuru. Abantu bubaka cyangwa se bashaka kugura ibibanza birahenze, ariko mu ijuru birahendutse bitewe n'umwanya wawe, bitewe no kuzinduka ukumva umuhamagaro ukaza gusara. Murabyumva rero, ntabwo umuntu ashobora kugera kuri ibyo byiza atazindutse cyangwa se atitabye umuhamagaro. Uyu ni umuhamagaro bavanywe Islam duhora twumva amanywa nijoro, ndetse n'ibyiza byo kumva umuhamagaro. Iyo wumva umuhamagaro, bamwe mu bamenyi bagaragaza yuko bikorohera kuvuga kalimatu la ilaha illa Allah mu gihe cyo gupfa. Ariko iyo wateye umugongo umuhamagaro nunawuhe agaciro, biragoye bavanywe Islam. Hanyuma salatu nafira waratiba allati tuaddi bayna al-adhan wal-iqama. Umwanditsi aratubwira ati ya swala y'umugereka hari izikorwa mbere hagati ya adhana na iqama, wa hiya mamlu'atun min al-kunuz, kandi izo swala zuzuyemo ibyiza byinshi cyane, katasbih, nko gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wa du'a, ndetse ntabwo umuntu yasari nasabe, wa ruku', ndetse no kunama cyangwa se gukora ruku', wa sujud, ndetse no kubama cyangwa se gukora sujud, wa ghairi dhalika, n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma icya gatandatu nanone du'a bayna al-adhanayn, ikindi dukuramo kibanga rikomeye ni dua hagati ya adhana na iqama. fa inna du'a fi hadha al-waqt, kubera ko dua ubusabe kuri muri aka kamwanya la yuraddu biqawli nabi sallallahu alayhi wasallam, iyo dua ntago igisubizwa inyuma. No mu bantu bashaka gusaba dua zikakirwa,
mujye mutegereza nibamara gutora adhana, hagati ya adhana na ikama iduha usabye ntigisubizwa inyuma. Dufite ibibazo byinshi kandi dukeneye ibisubizo. Ku mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igaragaza ko iduha izamutse muri icyo gihe nta bigisubizwa inyuma. Intumwa y'Imana iti sallallahu alayhi wasallam, ad-du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama. Intumwa y'Imana iratwibwirira iduha usabye muri ibice bibiri cyangwa se muri ibi bihe bibiri hagati ya adhana na iqama ntigikora iki, ntigisubira inyuma. Abantu benshi turi gutaka, dufite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko ntabwo dushobora kuba twabona umwanya wo gusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kandi Allah aratwibwirira ati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Abagaragu banjye nibansaba, ntabwo yahise ibwira intumwa y'Imana ati faqul fa inni qarib, nge ndi hafi. Nubwo yahise ibwira ati ngo babwire, oya, yahise ivuga ndi hafi, ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, cyangwa se nsubiza uwasabye igihe ansabye. Ese bavandimwe Islam, ibibazo byose dufite n'izi adhana zirirwa ziduca mu matwi, kubera iki tutajya twicara ngo dusabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Cyangwa se byabaye hirman, cyangwa byabaye kizira twe kuba twakora iki, twasaba. Hari igihe Allah, umuntu akora ibyaha, Allah akageraho amwibagiza umutima we, ntanabashe no gusaba idua byibuze ngo ibibazo bimuveho. Iki ni igihano gikomeye cyane bavandimwe Islam, kuba ufite ibibazo ariko ukaba utabona umwanya wo kubisaba. Ukaba ushobora kubona umwanya wo kwegera umuntu nkawe ukamubwira ishida zawe zose akanakumvira n'ubusa, ariko nubona umwanya wa hagati ya adhana na ikama ngo usabe umukire mu bakire. Allah ati wallahu al-ghani wa antum al-fuqara, Allah ni umukungu, mwebwe muri abatindi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, afite ibigega mu isi no mu ijuru. Lahu khaza'inu as-samawati wal ard, niwe ubitse ibigega byo mu isi no mu ijuru. Kubera icyo ujya gusaba ikiremwa nkawe usize nkiri kubitanga? Kubera icyo usaba wa muntu nawe wahawe na Allah? Kubera icyo utahita usaba Allah direct, ibindi bize nyuma bavandimwe Islam? Ibi ni bimwe mu mitako cyangwa se mu butunzi bwihishe hagati ya adhana na iqama. Hanyuma tunakomeje ku cya karindwi, ada'u salatu bitminani wartiyah wa hudu. Umuntu wabangutse burya arangwa no kwibombarika no gutuza mu swala, ntago aza afite igihunga, ntago aza ahumeka yamaze kuruhuka. Ni nayo mpamvu abavandimwe Islam, burya iyo umuntu ari gusari aba ari gutekereza ibyo avuyemo, ariko iyo waje kare ugasara iswala ugira ugatuza, noneho ukajya mu swala neza. Allah aratubwira gute muri suratu al-mu'minun? Allah aratubwira ati qad aflaha al-mu'minun, abemera Imana bamaze gutsinda. Iyo ni comment cyangwa se ijuru niryo ryabyivugiye. Allah kimara kurirema, ijuru ryahise ryivugira riti qad aflaha al-mu'minun. Mu by'ukuri abemera Imana bafite intsinzi. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, bafite kwibombarika mu swala zabo. Ese ni gute waza kwibombarika uje abantu bari kuri ruku? Uza wiruka, nimba ari umuntu ufitanye ibibazo, ubwo ibitekerezo byawe byose biraba kuri uwo muntu usara, ariko ibitekerezo byawe biri ahandi. Iswala yawe yangirike cyangwa se ninatungane, rimwe na rimwe ipfe. Hari abantu musanga bari kwimyoza mu swala, ukaba ari mu swala ariko yabyibagiwe, akazunguza umutwe, nibyo bamaze kuvamo. Umuntu wazindutse rero, ibanga rimwe mu banga n'ubutunzi abona yinjira mu swala tuje. Muze kureba wenda abantu bitabiriye, kubera ko bari hano baraza gusari salatu al-isha bumva batekanye. Iki nacyo ni ikintu gikomeye bavandimwe Islam. Impamvu iswala zacu zitatubuza ibyiza ibibi n'ibikoza soni, nuko natwe tuzikora nabi. Allah nimba yaravuze ubwe
inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Mu by'ukuri swala nziza ni ya yindi cyangwa se yemewe ni ya yindi yabujije nyirayo ibibi n'ibikoza soni, ukaba usari hano ukajya gutukana, menya ko iswala yawe ifite ikibazo. Tunganya iswala yawe, hanyuma iswala yawe nayo izatunganya ibindi byose. Niba ushaka gutunganya iswala yawe, zinduka. Niwumva ati hayya ala al-falah, haguruka. Bavandimwe wa Islam, ibi nubikora iminsi 3, impinduka ziraza mu buryo butandukanye utari witeze. Bavandimwe wa Islam, ibibazo byose dufite ibisubizo byabyo biraha ku swala, kuri raka cyangwa se kuri sofa ya mbere. Nabyo tuzabiganiraho muri iki cyicaro inshallah. Hanyuma umuntu uje gusari cyangwa se witabiriye umuhamagaro abona ituze mu swala ye, haythu anna an-nafsa bihadha tabkir tahayat lihadha al-ibada al-azima, kugezaho roho yakira iswala kwa kundi umuntu yinjira mu swala akavuga ati iswala kabisa ndayisara, iswala numvishe ko nanjye nari ntuje. Ariko hari iswala dusari bavandimwe Islam, ntumenye igihe tori ya salamu, ntumenye naho bageze, ntunamenye. Abantu benshi uzababaza, uzakora ikizamini ubaza umuntu nihe sura basomye, niyo yaba ari nasi ashobora kutayikubwira. Bitewe n'iki? Yaje ari muri stress, aza yakerereje iswala. No kwinjira mu swala ntiyakoze neza, ubwenge bwari buri aho yavuye, nimba ari mu kawa, nimba ari mu bitutsi. Ibyo bintu nibyo abasahaba abatubanjirije baturuje. Bavandimwe wa Islam, abasahaba babonye ibyiza mu swala kugeza ubwo abagore babo batonganaga, nazibana zitakomanya amahembe, bakifuza ko batora azana. Icyo cyangwa se urwo rwego nirwo abasahaba bari bagezeho. Ese twebwe niko bimeze cyangwa iswala ni umuzigo kuri twe? Batora azana ukavuga ati ndananiwe. Ariko abandi yari yarabaye qurrat aynin lahum, yari yarabaye hobby, yari yarabaye ibyiza, ku buryo yasereraga n'umuntu cyangwa akashwana n'umuntu, yagera mu swala akavamo yabyibagiwe. Bagarukaga ku badamu babo bari guseka nkaho nta cyabaye. Niyo mpamvu abadamu b'abasahaba ridwanullahi alayhim, iyo bagirana akabazo basabaga ko adhana itorwa, kubera ko bahitaga babyuka bakajya gusari, bakagaruka gahunda ikabashya, umuntu akaza ari mushya. Ese nge nawe iswala yacu ikora ibyo ngibyo cyangwa igumya kuturemerera? Uyisari wimyoza, ukayisari gukora n'ibiki, ariko umutungo ukomeye n'ibanga ryihishe ryo gutunganya iswala yawe igatungana, ngwino kare. Ucyumva umuhamagaro, haguruka, ulani shaytan. Numara kwinjira hano, za depression zirahagarara. Bavandimwe wa Islam, kuza ukaza mu swala, aka niko kanya tuba tubonye ko kuganira no kwitekerezaho, ibyo bita meditation. Ubu ngubu nta nubwo tukibona akanya aho twicaye, kubera ko tuba turi mu matelefone. Nimba tutari kuvugana abantu, tuba turi kuvugana n'abadahari, ubwo n'abari hanze. Ariko iyo wicaye hano, iyo uje kare ugakora azkar, uritekerezaho, hanyuma ukaganira n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo nibyo byiza by'iki? Nibyo byiza byo kuza kare, kumva umuhamagaro. Hanyuma si nibyo gusa, qira'atu ma tayassara min al-Qur'an. Nta muntu ushobora kwinjira hano kare bari gutora azana ngo nafate Qur'an. Hari abantu kuva Ramadani yarangira batazi naho Qur'an ziri. Kubera iki? Basari batinze, basohoka biruka. Ariko waje kare, bavandimwe wa Islam, uricara nawe ukabura icyo ukora, ugafata Qur'ani na ya nasi wasomaga ukongera ukayisubiramo. Ibyo ni byiza udashobora kubona watinze. ومن فضل الله صلى الله عز وجل, no mu byiza no mu ngabire z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yashyize mu gitabo cya Qur'ani, bikulli harfin 10 hasanat, buri nyuguti yayishyizemo ibihembo 10. Ngaho ibaze usomye bismillahir rahmanir rahim, uhawe ibihembo bingana n'iki? N'170, kubera ko usomye inyuguti hafi 17. Ntabwo ushobora kuzisoma utazindutse. Ibyo nabyo biza mu bintu 13 umuntu abona iyo yazindutse. Hanyuma nta ikindi kiyongeraho cya 9, idraku fadilatu safi al-awwal ghaliban. Umuntu wazindutse ntago ashobora kubura ku safa ya mbere. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira ati
law ya'lamu an-nas ma fi an-nida wa saff al-awwal, iyo abantu baza kumenya amabanga n'ibyiza biri mu muhamagaro no mu safa ya mbere, bari kuza bakambakamba, kugeza ubwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze ati iyo baza kuza bakambakamba bagasanga bose baziye rimwe, iyi safa ya mbere bari kujya bayirwanira paka bakanaga igiceri cyangwa se bagakora tombo. Ibi nibyo byihishe cyangwa se niyo mabanga tubura. Ntabwo ukeneye ruqya bavandimwe Islam. Ushobora kuba utakeneye ruqya kubera ko urireba ugasanga ibibazo byose birakwishe, niyo uhura n'ibibazo byose, ariko igisubizo uri kugishakira aho kitari. Uri gushakira muri ruqya utarajya no ku safa ya mbere, utaricara byibuze usari n'umunsi wose uri ku safa ya mbere, warangiza ngo ufite ibibazo. Dufite ibihe bibazo? Niyo mpamvu abatubanjije beza bajyaga batangara, ni gute umuntu agira ibibazo ntajye mu safa? Ni gute umuntu agira ibibazo akavuga ko afite ibibazo ntajye kuri safa ya mbere, ntatawaze ngo ajye mu musigiti? Kandi tuzi hadithi zose ziza ko umuntu iyo sahibi ibibi bimuvaho akagenda yaruhutse. Bimwe mu bituremereye hari ibyaha bavandimwe Islam, nibyo bituma tumera gutya duhindana, isura igahindana kugeza aho umuntu akora ibyaha akagera hagasa n'abantu batari abayisilamu. Murabizi ko isura y'umuyisilamu iragaragara, haba harimo nuru, ariko umuntu ageze aho akora ibyaha hahandi udashobora kumwitiranya, wageraho ukamushidikanya ukavuga ati mwiriwe, bitewe n'iki? N'uburanga uri kumubonamo bwuzuye ibyaha, ntashaka no kubanguka ngo asabirwe n'abamarayika. Hanyuma ikindi cya 10 dusanga mu byiza bya adhana na iqama harimo idrak fadilatu takbiratul ula, takbiratul ihram. Bavandimwe Islam, hari hadithi nyinshi zigaragaza ko umuntu uzahuza cyangwa se uzasara na imam adacerereye bahereye kuri takbiratul ihram mu gihe kingana n'iminsi 40, Allah azamukuramo cyangwa se azamukuramo umutima w'ubunafiki. Bavandimwe Islam, ntawe utifuza kujya muri urwo rwego. Iminsi 40 Allah bagukuyemo ikintu cyitwa ubunafiki cyose, ku buryo iyo uganira udashobora no kubeshya na gato. Hari abantu bitewe no kubeshya byarababase ku buryo ashobora no kubeshya ku kintu kitamugirira akamaro. Ntabwo ushobora kubona ibi byiza utabanje cyangwa se udasobanukiwe biri hagati ya adhana na iqama. Nuramuka wicaye bavuga hayya ala salat, ukareba ibyo twatondekanyije turi buze gusubiramo kugira ngo abantu babisobanukirwe, ntabwo wahita wicara. N'ibibazo ufite uba ugomba kuza umutima ugatuza ugatekana. Hanyuma icya 11, al-qurb min al-imam, uburi hafi ya imam. Qurb min al-imam, uburi hafi ya imam. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam idusakariza cyangwa se ikanadutangariza yuko ibyiza bigenda birutanwa bitewe n'umuntu ahari. Uri inyuma ya imamu iburyo kugenda, umurongo wa 2 kugenda. Bavandimwe Islam, ibyo byiza ntushobora kubibona utabangutse cyangwa se utazindutse, utumvishe hayya ala salat mwita uhaguruka. Hanyuma icya 12, annaka fi salati man tadharta lis-salat, igihe cyose umuntu akica ategereza iswala yitegeko, Allah mubara nkaho ari gusara. Ibyo bintu ntushobora kubibona bavandimwe Islam utabangutse. Iyo umuntu yicara amaze gusara isunna, mu gihe yicara kuvuga ati astaghfirullah, niyo yaba nta kintu ari gukora, Allah mubarira nkaho ari gusara kugeza iswala igeze. Ibyo bintu ntushobora kubibona utabangutse. Ni nayo mpamvu hari abantu bazajya mu ijuru rya 7. Ni nayo mpamvu Allah avuga ati as-sabiqun as-sabiqun, hari ababanze, hari abibanze, hari ababangutse. Allah akomeza avuga ati wa ashabul yamin ma ashabul yamin, abantu b'iburyo ni iki cyakumenyesha abantu b'iburyo? Ntabwo uzisanga muri aba bantu rero utazindutse. Bavandimwe wa Islam,
nitutiga uyu muco wo kuzinduka mu swala, n'ibisubizo byacu bizaba bikererwa nk'uko dukerereza iswala. Nimba ushaka ko ibisubizo byawe bibanguka, nawe itaku gutunganya no kubangutsa iswala. Niwumva hayya ala sala, uhita uhaguruka ibyo warurimo, mugane iswala. Hayya ala alfalah, mugane ibyishimo. Nta hantu ushobora kubona ibyishimo usibye muri uyu musigiti cyangwa se mu nzu z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah niwe uzi ibyagushimisha, ni nawe wabiguha mu gihe ubikeneye. Ariko nitubishakira mu mazi, nitubishakira hanze nk'uko tubibona, nk'uko batubeshya, abantu baricara bakakubeshya ngo ibyishimo udafite amafaranga ntiwakwishima. Bavandimwe Islam, bimwe mu bintu byaguha, mu mpamvu zaduha ibyishimo, amafaranga bama, ariko ntabwo ari yazana ibyishimo, kubera ko hari benshi bafite amafaranga n'amafaranga ariko batishimye, adashobora no guseka, atabona ibitotsi, atabona, yirirwa ananiwe, kandi afite ibintu byose byamufasha gutunganya ibyo bintu. Iki nicyo cyo kugaragariza yuko ibyishimo ntushobora kubibona kereka utabihawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe Islam, nimba intumwa y'Imana tugaragarije ko kuza mu swala ari ibyishimo, intumwa y'Imana ikaba itarigeze ivuga ibijyanye n'amarangamutima yabo, ese ni ubeshi cyangwa nitwe tutabizi? Aha rero ugomba gutandukana n'utabizi. Allah ati hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, ese wa wundi utazi na wa wundi uzi ni bamwe? Nimba rero ubimenye, bavandimwe Islam, uyu munsi ni wa none wo gutangira uvuga uti ntabwo nzongera kujya ku musigiti ari uko bari gupima iswala, ninumva ijambo hayya ala sala ndahita mpaguruka. Ahangane naho noneho ibigeragezo n'ibihembo bitangira guhabwa. Ahaguruka sangahe, agiye he? Mu gihe abandi bari mu makawa, wowe uhagurutse ugiye gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe numusaba ubufasha azazigutera nta n'ikibazo. Hari abantu basubizwa batana basomye n'amadua, ariko bitewe n'uko bitabira banashyira iswala ku gihe, Allah akabatunganyiriza mbere y'uko bamusaba. Hari abantu babayeho ari alhamdulillah, basaba nka ibada, badasaba ari uko byakomeye. Muri aka kanya umuntu aratangira qiyamul layl ari uko randiroda muri ku mutwe bamwirukanye hehe, akaba aribwo umuntu asaba. Iki ni ikibazo bavandimwe Islam tugomba gukemura kugira ngo natwe ibibazo byose bikemuke. Ibibazo byose ufite ibisubizo byabyo biri ku safa ya mbere, biri kuri ya magambo wumva muze mugani ibyishimo, ukahita uhagurukaho kugira ngo ukomeze uganire. Ariko ashayitani sawwala lana, ashayitani hugitse zitugaragariza ko ibyo turimo ari byo byiza. Ikijiyo gitangira kuryoha batoya za, umupira utangira gushyuha batoya za, bakima iswaraho bikaba ibindi bindi. Bavandimwe Islam, tugaruke kuri kamere nimba dushaka ibyishimo. Umwe mu mwanditsi cyangwa se mu banditsi b'igitabo yakise Bahathtu Saada fawajadtu ila, nashakishije ibyishimo mbisanga muri, yanditse ibintu bigera nko muri 200 bitanga ibyishimo no kubanguka mu swala birimo. Bavandimwe Islam, abantu batanga amafaranga atagira ingano kugira ngo bavurwe stress, bavurwe iminaniro yo mu mutwe, bavurwe ikintu bita trauma, bavurwe n'ikintu bita depression. Ariko Allah yarabigize free. Muze musari hayya ala alfalah, mugani ibyishimo. Ariko twebwe ntabwo tubizi, kandi nanone igihe kiri kudusatira, impfu ziri kugenda zinyura iruhande hose, bakubwira ati kanaka arapfuye, baguha warning ukavuga ati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ukabirekera. Umwanditsi rero yaratubwiye mu gihe ugitegereje iswala, Allah kwandikira nkaho uri gusaya ari kugeza bakima iswala. Nk'ubu turi hano, Allah ari kutwandikira nkaho turi mu swala. Harimo n'ibindi byinshi turi buze kuganira wenda mu bantu bicaye bari kuganira ku bijyanye n'ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma noneho icya 13 ari cyo cya nyuma,
tumanina yajiduha fi qalbi, umuntu wabangutse cyangwa se wazindutse akimara kumva hayya ala sala, ituza aba afite mu mutima we niwe uburizi, wartiyah, no gutuza, wasakina, no kugira ituze mu gihe abantu bari gusara, bari kuvuga ati ibibazo ni ibibazo muri ibi bihe tugezemo, we abatuje ariko baza se ni ibihe bibazo. ila ghairi dhalika min athamarati alazima fi hadhihi at-tabkir, n'ibindi byiza uhasanga cyangwa se bigiye bitandukanye n'uburwayi Allah agenda gukura mu mutima wawe utasanga mu bindi byicaro. Umwanditsi rahimahullah akavuga ati wa hadhihi alkunuz tahtaju fi taslihuha ila sifatin azim, ni ukuvuga ngo ibi bintu 13 ko tubibonye birashaka ko tubitunganya bikatunoza cyangwa se bikatwoza imitima yacu, wahiya sultanun ala nafs, bigafata imitima yacu yanange bigatangira bikayitunganya, umujahadatuha, bikayirwanirira kugeza ubwo isubira ku murongo, hatta ta'tadu dhalika al-amal as-salih, kugeza ubwo ibyiza bitangira kukuryohera. Bavane wa Islam, kubera ibi bitwijanditsemo ugeraho wanakora n'ikiza ukumva ntago kiri gufata, urasara ukumva uri gukora siporo ukumva nta kintu uri gukuramo. Ibi rero tugomba kubitunganya kugeza ubwo noneho dutangira kuryoherwa n'iswala. Basoma Qur'ani tukarira, duheruka kurira ryari bavane wa Islam? Ni kera. Nuko se tutagira amarira turayagira, n'abareba filime amarira akagwa, ariko bagera hano kuri sofa yanjye amaso yarakanuye nta nubwo yatokora. Kubera iki? Hari ibyo twirengagije. Turira muri filime, urafata telefone wazamura gato wareba akantu gateye emotion zikaza. Ese twibaza kubera iki abasahaba bari intwari kuturusha ariko birirwaga barira? Nuko baryohewe na imani. Allah yavuze ati ala bi dhikrillahi tatma'inna alqulub, ese gusingiza Imana azkar ntabwo zituma umutima utuza? Ese twe kuki umutima udatuza? Ni Qur'ani ibeshya se cyangwa nitwe turi kubikora nabi? Nimba ari twe turi kubikora nabi rero mureke tugaruke uyu munsi, cyangwa se iki nicyo gihe cyo kugaruka, kuvuga ati nimba ashaka gutungana, nimba ashaka kongera kuririra Allah, amarira ataguye kubera ibintu mbonye bishimishije cyangwa se baragutunguye urarize. Hari n'abantu basigaye batungura bakarira. Subhanallah, tugeze mu yindi si kugeza ahubwo twaretse iby'Imana tukabitera umugongo, tugatangira tukishakira ibyacu akaba ari nabyo turiramo. Umwanditsi rero aratubwira ati ibi bikorwa tuvuze 13 nibyo bigukora iki? Nibyo bitunganya ya roho yawe yari imaze igihe yaraguye umugesi, itakibasha kurira kubera amagambo ya Allah, itakibasha kuryoherwa n'iswala, itakibasha kuryoherwa n'amawayizu yagezeho ukayascrollinga, wagera ku bintu bisekeje cyangwa se bidahwitse ukagumaho amasaha 2, niho utangira noneho kumva amawayizu ukayumva. Ni ibintu byose tuzi ariko tutazi agaciro kabyo, rimwe na rimwe twanibagiwe. Umwanditsi akagenda avuga ati wa yakunu sajiyatul lak, kuki ibi bintu bitaba muri gahunda yawe buri munsi, ukavuga ati guhera aka kanya ntago azani zongera kuvuga, usibye ko nzajya mpita mpaguruka. Biba nabaye byiza ugahaguruka mbere yayo, wabona uburyo ubuzima bwawe buhinduka nk'akanya nk'ako duguhumye. Ubuzima bwawe bugendana n'ibikorwa byawe. Iyo utunganyije Allah kuba hafi, hanyuma utindije gahunda ye, Allah nawe atinze ibyawe bikajya biza umutima ugiye kuvamo, bikajya biza ari uruhurirane. Ariko iyo utunganyije ibi bintu ugatunganya ukanatungana, Allah guha uburyohe bwa imani, ukajya uza gusari hano kumva masha Allah, bakajya basoma Qur'an ukayitekerezaho. Apana gusoma Qur'ani uri hirya bakajya rukutamenya ibyo ari byo. Ibi byose binatuma ibintu byose bitungana. Bavani wa Islam,
iyo ibyaha bimaze kuvaho ubasha noneho kumenya niki wakoze kugira ngo ukicuze. Abatubanjirije beza bajyaga bamenya amakosa bakoze, ariko bakwicaje wewe bakwicaje nge nawe bakatubaza ngo amakosa twakoze uyu munsi nangahe ntabwo twayabara. Ariko abatubanjirije beza, Hasan al-Basri aratubwira ati njyewe menya ikosa, namenya ko nakoshereje Allah mbiboneye ku tungo ryanjye n'umugore wanjye, iyo bitangiye guhinduka mitamenya ko hari ibintu nakoze nkatangira nicuza. Ariko twebwe n'imibu iradusuzugura kubera ibyaha dufite, ibintu ibyo ari byo byose, ku buryo umuntu yibaza ati usiko ndi umunyamwaka, kandi nta mwaka uba. Ibyaha byaratubase hahandi utamenya ngo wakoze iki. Mu gihe abatubanjije beza iyo bahuraga n'ikibazo, nibagiwe izina, subhanallah, yaravuze ati iki kintu nakiguyeho kubera ko mu myaka 40 ishize, muri kubyumva, nakoze ikosa none nibyo ringarutse. Twebwe turavuga iki? Ahubwo ya'fu an kathir, Allah tubabarira byinshi byinshi cyane. Uramutse urebye ibyo Allah kubabarira hejuru n'ibyaha ufite, nta n'ikintu wazongera gukora ngo byemere, wajya ujya rukubikanga. Umwe mu batubanjije beza yaravuze ati nigeze gukora ikosa, Allah ampanisha kudasari qiyamul layli mu gihe cy'amezi 6. Ikosa yakoze ni irihe? Yaravuze ati uyu mwamu ntabwo nanga igisomo iryo kosa. Twebwe turirwa dutuka abayobozi, ibyaha byose twabahimbiye amazina, Allah kanakugirira nimukasari na qiyamul layl. Wa kana fadlullahi alayka azima. Mu by'ukuri ibyiza cyangwa se ingabire z'Uwiteka ni nyinshi kuri wowe, kuri twese, akanatubabarira, akanadusitiri hejuru yo kumukosereza twarangiza ntitunatunganye na gahunda ze bavana mu Islam. Kubw'ibyo rero ibi bintu 13 ngiye kubisubiramo kugira ngo tugendane nabyo insha Allah. Icya mbere nihuse, usabirwa no kuvuga ngo iyo batoya byano kayituza gusari usabirwa n'abamarayika. Icya kabiri, abamarayika icya mbere bagusabira ko Allah yaguhanaguraho ibyaha. Ibaza idua y'umumarayika ari kuvuga ati fulani ya rabbi, fulani mubabarire. Nanone abamarayika bagusabira impuwe, ya rabbi fulani mugirire impuwe, bya bibazo byose ubimukureho, yanzu atari kwishyura umuhe ubimwishyurira. Ya rabbi fulani tuba alayhi, mwakirire tauba. Hari n'igihe kubera ibyaha byacu tutakibasha no gukora tauba, bikakunanira kandi uzi ibyaha akoze bitewe n'iki ibyaha byakubanye byinshi. Ariko mu gihe usabe n'abamarayika uzibuka gukora tauba. Hasan al-Basri yaravuze ati Allah nta gihe aguha kuba mashghuli y'ikintu sibyo ko abashaka kuguha ingurane yacu. Allah iyo yakugize mashghuli gukora tauba abashaka kuguha imbabazi. Iyo yaguhaye chance yo gukora tauba, ushobora gutekereza ibyaha mfite kuki nakora tauba, nta chance twahawe. Kubw'ibyo rero tuzifatira. Iyo Allah yaguhaye kuzinduka ku swala, umenye ko ashaka kugutunganyiriza swala yawe. Ariko nimba bitari ibyo, imma hirman, wavukijwe kutaza bitewe n'ibyaha byawe ufite, ugomba kwicuza, ugomba gufata umwanzuro nk'uko Allah abitubwira agira ati alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Ese igihe nikigeze cy'abantu guhaguruka bakavuga ati iki nicyo gihe cyo kwibuka Allah. Ibyaha wabayemo, imikino wabayemo, kurindagira wabayemo, kavuga ati iki gihe al'an ndahagurutse, ibyo nahisemo nta kintu byamariye, ngiye gutunganya ahazaza hanjye. Ibi ngibi nibyo bidutunganiriza bavanye mu Islam. Abamarayika bamara kugusabira ko Allah yaguha gukora tauba akakwakirira, Allahumma salli alayhi, bakagusabira amahoro n'imigisha. Bavanye mu Islam, ahangaho uhita winjira mu bemeramana noneho nyakuri. Kubera iki? Kubera ko abamarayika barimo baragusabira amahoro n'imigisha. Ese abamarayika bagusabiye, wa muntu kugiraho ingaruka hari icyo yagukora? Niho hahandi umuntu atangira kubonera aho abandi baburiye. Covid yarabaye, abantu bagize ibibazo ariko barabayikiriyemo, bavuga ati Covid nta niyo twahuye nayo. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha.
Allah wabahaye muri covid wowe yakwima iki? Allah wahaye abantu bose muri covid wowe yakwima iki? Allah uha ibiremwa bigiye bitandukanye wowe yakwima iki? Icyo akeneye ni ukumwegera, icyo akeneye ni ugufata umwanzuro. Nanone twabonye ko kuzinduka bituma usari iswala z'umugereka, salatu rawatib, iswala z'umugereka ntabwo ushobora kuzibona. Hanyuma noneho ukora tasbih zigiye zitandukanye iyo wangutse. Icya gatandatu, dua baina al-adhanayn, ubasha kubona uburyo bwo gusaba idua. Ese tumaze uko hari abantu ushobora gusanga baheruka gusaba idua ku juma, reka tuvuge ku juma kubera ko khatibu yarayibasabiye nabo bavuga amin. Ariko iyo wazindutse ushobora kwicara ukavuga ati ya Rabbi mfite ibibazo, nyemurira ibibazo ya Rabbi, ndashaka imodoka ya Rabbi, ndashaka umutungo uri halal. Ariko bitewe nuko twabase n'ibyaha tutaza tubangutse, ibibazo biba ari ibibazo bavanye mu Islam. Kandi intumwa y'Imana itugaragariza yuko ad-du'a la yurad, iyi dua hagati ya adhana na iqama ntabwo igisubizwa inyuma, nta kaziya. Ese kuki abantu batabimenya noneho aba ariho barunda amaduwa yabo y'ibintu bakeneye? Nuko se nta kintu dukeneye, cyangwa nuko byabaye herman, byavukijwe kuri twebwe? Hanyuma ikindi cya kane twabonye, gukora iswala utuje. Nta kintu kivura stress na depression nko gukora iswala utuje. Bavanye mu Islam, uzarebe iyo wakoze iswala utuje ugenda nta bibazo ufite. Ariko iyo wakoze iswala ufite ibibazo, n'iyo swala iba ikibazo nayo, ikiyongera ku mutwaro ufite. Nimba ari waruje uhitse umugongo noneho ugataha wunamye uvuga ati iswala iramvu, ntabwo iswala ikuvuna, ahubwo ni wowe uyica. Zakare wicare utuze, ibibazo byose ufite bibanza bigabanyuke, wicare mu swala uvuga ati ngiye kuganira n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma icya cyenda nako icya munani, qira'atu ma tayassara min al-Qur'an, ubasha kubona akanya ko gusoma Qur'an. Hari abantu baheruka muri Ramadani, hari abantu baheruka kera cyane. Icya cumi, uza mu ba mbere, icya cumi uza mu ba mbere kandi ugafatisha ya swala cyangwa se iki ya takbiratul ihram. Icya cumi na rimwe isofa ya mbere. Icya cumi na kabiri wegera imam. Hanyuma icya cumi na gatatu, nimba ntibeshye, mu gihe ugitegereje iswala Allah kwandikira nkaho uri mu swala. Ibaze kuba wicaye uri no kwitekerezaho, Allah akakwandikira nkaho uri mu swala. Ibi ntabwo ushobora kubibona usibye muri uyu musigiti cyangwa se mu misigiti mu mazu y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ukitekerezaho. Usibye ko noneho twabizambije, usiga wicara utegereje iswala uri muri telefone, umutima uri ahandi. Kubw'ibyo rero uyu mwanya niyo wakagombye gufatirana. Abazungu bamaze kuturoga n'amatelefone, ntushobora kwicara iminota 3 utayirebyeho. Fata uyu mwanya uvuga ati ngiye kubanguka kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nicare nekereze, ndongera gufata telefone byibuze ndangije iswala. Urebe ukuntu ubuzima bwawe buhinduka akanya nkako guhunza. Bya bibazo byari bikwisha ahubwo bikaba nk'ibisubizo. Abantu wa Islam, dusoreza ahangaha ku cyicaro cya gatatu, twari turi kurebera hamwe ibanga n'umutungo uri hagati ya iqama n'iswala. Turebyemo ibintu 13 bishobora kuboneka muri adhana na iqama, hagati ya adhana na iqama utashobora gusanga ahandi. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri babandi yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, bumva amagambo bagahitamo ameza. Ibyo rero dusoza, ntabwo twasoza tudatanze umwanya wenda wo kugira ibyo umuntu abaza cyangwa se inyunganizi, kuko n'ibitekerezo birasabwa cyangwa se biratangwa kugira ngo ibi bintu tubashe kubitunganya. Wabillahi tawfiq.